Bioneza Xavier. Tugire dutya turarana iki? Reka turarane ko umuhanzi witwa Ikiganiro Bruce cyangwa se Bruce Melodie akomeje urugendo rwo kumenyekanisha indirimbo ye yitwa iyo foto mu gihugu cya Kenya. Yanayikoranye n'umuhanzi uvuka muri icyo gihugu witwa BNMS Soul yahoze mu itsinda rya South Soul. Ibitangazamakuru ari kugenda bizenguruka umunsi ku munsi, nanjye nkamwoga runono kugira ngo ndebe neza ibyo agenda atangarizayo. Ngubu yamaze gutangaza ko yifuza kuzakorana n'umuhanzi witwa Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania mu rwego rwo gukomeza guteza umuziki nyarwanda imbere, cyane cyane yinjira n'igihugu cya Tanzania, kimwe mu bihugu bikomeye cyane muri muzika. Avuga ko yakoranye na Harmonize ariko kuri ubu ngubu ataragira amahirwe yo gukorana na Diamond, ariko igihe aricyo kizabigena cyangwa se ahazaza ariho hazabigena kuko nawe arabitekereza. Ikindi yabajijwe n'umunyamakuru wo kuri radio yitwa Citizen, yamubajije kugereranya abakunzi b'umuziki bo mu gihugu cy'u Rwanda nabo mu gihugu cya Kenya. Avuga ko abakunzi b'umuziki mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bafate imitima ari ukukora indirimbo zirimo amagambo akora ku mutima yiganjemo y'urukundo kandi ziryohereye, ibyo yise sweet melody, yanjyana iryohereye. Atariko abaturage bo mu gihugu cya Kenya kugira ngo bafate bigusaba gukora indirimbo zibyinitse cyangwa zidunda zo mu ma club. Avuga ko rwose yanatanze urugero ku muhanzi nka Meddy. Avuga ati umuhanzi witwa Meddy yafasha abanyarwanda bitewe no kuba yaragiye akora indirimbo ziri muri uwo mujyo, bituma rero abo umuhanzi w'icyamamare ndetse unakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe rero avuga ko ari kugerageza gukora kuri izo zombi kugira ngo abashe kuba yaba umuhanzi ukomeye. Urugendo rurakomeje, ariko kandi muri weekend azatarabira mu karere ka Rusizi mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival. Bivuze ko adafite iminsi myinshi mu gihugu cya Kenya. Twigarukire mu yandi makuru. Umunyarwenya witwa Dr. Sabi nkuko yiyita yinjiye iy'ubucuruzi nyuma yuko amaze kubona agafaranga akura mu buhanzi cyangwa se mu rwenya. Yashinze iduka ry'imyenda ribarizwa mu karere ka Musanze ndetse n'iduka ricuruza amarangi. Avuga ko ibi ngibi ari umusaruro w'amafaranga bayakuye mu rwenya. Abantu benshi babafata nk'abatarisyaye, ariko mu by'ukuri urumva ko bibyara umusaruro. Hari umwe mu bashoramari ba hano mu muziki nyarwanda witwa Coach Gael, akaba no mu business coach, ajya agira abantu inama yuko ngo amagi udakwiye kuyashyira mu gatebo kamwe. Nimba ukora umuziki ushobora no gukora business nk'izi, ubwo n'abandi babagiriwe izo nama. Hanyuma kandi twikomereza mu yandi makuru, tugiye hanze y'u Rwanda. Nababwira ko witwa Harmonize muri iyi minsi yarari kuvuga mu rukundo n'umukobwa w'ikizungerezi witwa Poshi Queen. Amakuru ahari mu gihugu cya Tanzania aravuga ko aba bombi bashobora kuba baratandukanye, kandi witwa Harmonize yaravuze ko yifuza gukora ubukwe n'uyu mukobwa mu mpera z'umwaka 2024. Birabibyuya n'ubundi bajya bagira gutya bagakozanya ariko bakongera bagasubirana. Nibyo tubifuriza cyane ko wabonaga ko baberanye. Hanyuma kandi mu yandi makuru, tugiye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, uwitwa Tyler yaramaze igihe azenguruka ibihugu bitandukanye ari gutarama n'abamurikira album yise Tyler, n'ubundi yarayitiriye. Yamaze gutangariza abatuye igihugu cya Afrika y'Epfo ko agiye kuza gutaramira mu rugo tariki 5 z'ukwezi kwa 12. Azataramira i Cape Town ni muri Afrika y'Epfo. Hanyuma kandi itariki 7 z'ukwezi kwa 12 hazaba cyo iminsi 2 azataramira ahitwa Pretoria. Yavuze ko afite ibyishimo byinshi byo kuzataramira abatuye igihugu cya Afrika y'Epfo, cyane ko ari nahavuka. Ariko kandi mu yandi makuru, uwitwa Justin Bieber mu bihe bitandukanye yagiye agaragaza ko yabaye inshuti na PDD. Muri ubu ngubu arafunzwe akurikiranwe y'ibyaha bifite aho bihuriye n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Gusa kuri ubu ngubu hari umwe mu nshuti za hafi za Justin Bieber yatangaje itangazamakuru ko Justin Bieber nubwo ari kwishimira kuba umubyeyi, cyane ko mu minsi ishize aribwo yibarutse imfura ye, ariko nanone ngo ku rundi ruhande warakomerewe cyane kuko abantu benshi bagenda bamuhuza n'ibyaha bishinjwa PDD, cyane ko PDD yatangiye kumufasha ku myaka 13 ndetse ari n'amashusho menshi yagiye agaragara bari kumwe ku myaka 13 15 kuzamuka. Ariko 2020 hari ikiganiro kiri kugaruka witwa Justin Bieber yakoze ari kuvuga urugendo rwe rwa muzika, yatekereza ibyamubayeho arira ari mu kiganiro. Ari kugira inama witwa Billie Eilish ati ibyo nanyuzemo Imana izambarore ntibizanawe ibyo uzacamo. Abantu babihuje cyane Xavier. Urakoze cyane Karemera, namwe tubashimira cyane kuba twayabanyemo. Ndavuga aya makuru Festo wakoze nawe. Hanyuma rero muramukeneza mwese kandi murotimana.